Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba TV Rwanda, muri kumwe nanjye Alice dusaba Imana, nkaba mbahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi mu buhinzi. Uyu munsi turabagezaho bimwe mu bizaganirwaho mu nama ya Africa Food Systems Forum. Nk'urubuga ruriho mu guhanga udushya mu buhinzi, iyi nama ngarukamwaka izahuza abayobozi bakomeye, abashoramari n'abafatanyabikorwa baturutse mu nzego zitandukanye. Inshingano zabo zikaba zikubiyemo kwihutisha iterambere rigera ku ntego zirambye muri 2030 no gukemura ibibazo bikenewe by'ibiribwa bidasubirwaho kandi byuzuye ku mugabane wa Afurika. Iyi nama ya 2024 izabera i Kigali mu Rwanda guhera tariki 2 kugera kuri 6 Nzeri. Buri munsi ukazajya uba ufite ikiganiro cyihariye ndetse n'insanganyamatsiko yawo, uhereye ku ikoranabuhanga ry'impinduramatwara kugera kuri politike nshya igamije gutsinda inzitizi nk'imihindagurikire y'ikirere, amasoko atandukanye ndetse n'ishoramari ridahagije. Muri iyi minsi kandi hakazaba hari igihe cyagenwe cyo gusura bimwe mu bigize aho bihuriye n'ubuhinzi ndetse no gusura bimwe mu byiza bitatse u Rwanda. Twasoza tubabwira ko iyi nama ya Africa Food Systems Forum ari ngarukamwaka, bikaba ari n'amahirwe ku bantu batandukanye kandi ikaba izanahuriza hamwe inzego zose n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'iterambere, barebera hamwe ko gahunda y'ibiribwa muri Afurika iteye ndetse bikaba bizanatanga amahirwe ku rubyiruko n'abagore bari mu buhinzi. Reka tubashimire mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuzasubire ku munsi w'ejo. Imana ibarinde.